nyabona niba wageze ahangaha dusuhuze ufate screenshot utumire n'abandi baze twige kuko uyu munsi tugiye kwiga training nziza kandi cyane igiye kudufasha kwinjiza amafaranga kandi menshi cyane. Alright. How to build the top 3 methods on how to build your business through social media. Top 3 method naza kubaganiza ku bintu bitatu gusa wakwifashisha kugira ngo wubake business yawe biciye kuri social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Dukeneye imbaga nyinshi cyane kugira ngo dutere imbere muri no project yacu. Alright, rero ndi kubona Delphine yahageze, mwiwe neza. Okay, nyabona fata screenshot ubwire n'abandi ko baje kubera ko turi buze gukoresha iminota mikeya, kandi niba wageze ahangaha nawe twandikire udusuhuze utwereke ko wageze. Most welcome Mr. Foreman Fodas Chimimana Anatole, most welcome. Apply ndagusuje cyane aho ngaho i Rubavu, umuvandimwe twakoranye business i Rubavu ariko ubu ngubu ari gukorera i Kigali. Uwo bita Mugisha, most welcome ndagusuje cyane. Uwo bita Edouard, umupapa ukomeye cyane ukorera business neza uherereye i Rubavu. Edouard nawe ndagusuje cyane, ndi kukubona 100%. Niba wageze ahangaha nyabona dusuhuze ufate screenshot uyishyire mu magroupe yose irimo abanyamuryango kubera ko tugiye kwiga ibintu byiza kandi cyane. Uwo bita Nsengiyumva Josue, most welcome. Apply Pastor Nsengiyumva Josue, ndakwakiriye cyane. Apply ni upcoming global ambassador. Uwo bita Emmanuel Nsabimana, Emmanuel, yes ni Emmanuel, most welcome Emmanuel. Fata screenshot yishyira mu magroupe yose ya WhatsApp urimo, usangize ino linki au sharinge mu magroupe ya Facebook yawe, ndetse uyisangize n'abafatanyabikorwa bawe inbox baze twige ibintu bidasanzwe kubera ko training y'uyu munsi iraza kuba ari training igiye kudufasha gutera imbere muri uno mwaka. Ni ibintu bitatu byonyine tugiye kwigira hamwe byatuma twubaka business yacu biciye kuri social media. Wageze ahangaha wadusuhuza rwose ukatubwira aho uherereye, hanyuma ukafata screenshot ukayishyira mu magroupe yose urimo, ndetse no kuri stati ukabwira n'abandi ko twatangiye. Aka kanya mutubwira aho muherereye rwose. Turiteguye cyane. Ndi kumubona aho bita plan wacu Samuel Kiyosaki Global Ambassador Top 1 Victorious. Ndi kumubona cyane Everine, mudusuze mutubwira aho muherereye rwose. Ndi kumubona cyane CEO Limitless. Right. Uyu nguyu ni papa wanjye muri batisimu rwose. Ndakwakiriye cyane mu byubahiro byawe. Nyabona bwira abafatanyabikorwa bose bari muri training center niba uri ahantu mu mujyi baze kuri ino training kubera ko iyi training igiye kudufasha. Guko nababwiye ko turaganira no kuri generation ya Z. Abantu batazi generation ya Z, ngiye kubaganiza icyo bita generation ya Z. Alright, reka dutangire rero. Ndabona iminota yo gusharinga no kubahereza ikaze igeze iminota 10 twari twihaye. Reka twitangire training y'uyu munsi. Comment zazirebera ku yindi device, ndi kubona ahangaha comment zitari kuza ariko nta kibazo turabyigaye. Turiga koko. Shaka no kwandika. Alright. Reka twige tugiye kwiga icyo bita top 3 methods. Top 3 methods on how you can build your business. You can build your business through social media. Mbere ya byose rero ngiye kubanza babwire icyo bita generation Z. Ese generation Z ni ibiki? Waba uri muri iyo generation ya Z, waba utayirimo, ibi ngibi biraza kugufasha kugira ngo wakuboke business yawe kandi neza cyane. Odette yatubwiye ko aherereye Asia. Most welcome. Odette aherereye muri Asia. Alright, reka twige rero. Ikintu cyitwa generation Z ni generation y'abantu bari mu myaka 30 kumanura. Generation ya Z ni y'abantu bari mu myaka 30 kumanura.
hanyuma iyo generation ya Z ni generation iri kubarizwa ku mbuga nkoranyambaga kurusha izindi generation zabayeho muri iki kinyejana turimo ndetse no ku isi hose. Yandi magambo, ikinyejana turimo ni ikinyejana cy'abantu bari gukoresha internet, ni ikinyejana cy'abantu bari gukurikiranya social media kurusha ibindi byose, ni ikinyejana cy'abantu bari gutera imbere biciye mu kubigendanye na social media kurusha ibindi byose. Iki kinyejana turimo ni ikinyejana cy'abantu bari gutera imbere cyane bigendanye no gukoresha icyo bita imbuga nkoranyambaga. Niba uri kubireba neza, uyu Odette aherereye muri Aziya ariko ari kudukurikira neza cyane. Ubumenyi agiye kuwufata nk'umuntu turi kumwe 100%. Alright, cyangwa se mufate kurusha umuntu turi kumwe 100%. Ariko bana yanjye generation ya Z rero ni generation abantu bari mu myaka 30 kumanura, ndetse ni generation iri gukoresha social media, imbuga nkoranyambaga kurusha izindi generation zigeze kubaho, kandi ntabwo bizigera bisubira inyuma, ahubwo bigiye kwiyongera kandi cyane. Reka nzimaze mberetse ikintu cyitwa ikinyejana Gen Z. Muzi hano mu Rwanda hari abakomediye bakomeye cyane bitwa Gen Z comedy, Gen Z comedy, generation Z comedy. Abavandimwe bari kwiza amafaranga menshi cyane biciye mu gutanga comedy. Alright, reka nze ndebe uwo bita Mawombi aherereye Zambia, Lusaka. Most welcome Applied Pascal Mawombi. Muvandimwe ari kudukurikira neza kandi cyane, agiye gufata ino training kurusha umuntu turi kumwe. Jewe ahangaha ndaho bita Inyamirambo, niba muhazi, mu Marangi. Agakanya naho ndi kuvugira niho nuye bita Nyamirambo mu Marangi, neza rwagati mu mujyi wa Nyamirambo. Alright, reka mbaze mbibwire rero kugira ngo ibingibi ubyumve. Reka mbaze mbakubita ikintu cyitwa wari uziko, ubundi noneho dukomeze tuganira kuri no topic nziza kandi cyane. Ese wari uziko ngiye kubereka ikigereranyo cy'abantu bari gukoresha imbuga nkoranyambaga, mbabwire n'imbuga nkoranyambaga ziri gukoreshwa cyane muri no minsi. Yego, ahangaha rero bari kutwereka ikigereranyo cyuko nibinshobokera ndaza guhindura kamera kugira ngo namwe mubisome, cyangwa se wenda ndaza kubisharinga muri groupe duhuriyemo namwe mubisome. Hano ni ikigereranyo ngiye kubereka, iki kigereranyo cyo ngiye kubasomera. Aho ngaho muri kureba akarongo k'ubururu kanini cyane karekare, handitseho ngo Facebook users, cyangwa se abantu bari gukoresha Facebook cyane ahangaha ku isi ni 2,498,000,000 by'abatuye isi. 2,498,000,000 by'abatuye isi. Ariko reka mbaze ndebe ino update. Wapi ino update nikora yo muri 2020. Ino update imaze imyaka irenga 5 ibayeho. Reka nze nshake update nshyashya. Nawe ushobora kujya kuri Google ukareba social media users updates. Kanze nongere nsubireho rwose, ni kubona bamaye update ya kera cyane kugira ngo mbahereze amakuru adacuritse rwose, kugira ngo tumenye imbaraga z'icyo bita social media, kugira ngo byumve neza nshuti yanjye wowe utari kuri social media ko aho uri simazi. Ese uri hehe? Where are you? Ko twe turi ahangaha kuri social media, by'umwihariko n'aka kanya turi gukoresha social media yitwa Facebook. Social media users 2025. Okay, ndashaka update nshyashya. Alright, ndashaka update nshyashya. Muraza kunyihanganira, update nari mbabwiye ni update ya kera cyane yo muri 2020. Reka nze mbabwire iyi ngiyi yo muri October 2024 ntacyo bitwaye, ni mu kwezi kwa 10 kwa 2024. Reka nze twikoreshereze iyi ngiyi. Ngiye basaba ko nkoresha rinete zihambaye, ko ndi kubona bisa naho biri kunsaba kureba cyane.
ariko ndabibereka byanga byakunda ndabibereka rwose kugira ngo twumve imbaraga zitwa ikintu cyitwa gukoresha social media. Alright, reka nze tubyumve, reka nze mbirebe. Social media users, okay, ndi kubona bisa naho bitagaragara neza ariko ndabisoma nta kibazo. Kano kagereranyo ndi kubona ariko kavuba cyane. Hano rero bari kutwereka ko, muraza kwihangana ndi kugira ngo mbirebe neza mbabwire ibintu mpagazeho, apana kubabwira ibintu ntahagazeho. Ifoto ndi kureberaho ndi kubona yaje. Alright, ariko muraza kunyihanganira kubera ko nshaka kubahereza ibintu biri update, ntabwo nshaka kubabwira ibitari update. Nyandikira muri comment ngo update, niba turi kugenda nyandikira muri comment ngo update, nyandikira muri comment ngo ibigezweho, nyandikira muri comment ngo ibigezweho. Alright, ahangaha ku mwanya wa mbere rero, ahangaha ku mwanya wa mbere imbuga nkoranyambaga ziri gukoreshwa cyane. Urubuga rwa mbere rwitwa Facebook. Facebook ni urubuga rwa mbere rufite abaturage miliyari biliyoni 3.7. ubwo ni miliyari 3 na miliyoni 700. miliyari 3 z'abatuye isi na miliyoni 700 bari gukoresha Facebook kandi bari active. Turi kuvuga babandi bakoresha Facebook buri munsi ni miliyari 3 na miliyoni 700. Noneho urubuga rwa kabiri rukurikiyeho nurwo wita YouTube. YouTube iri gukoreshwa n'abantu bari active cyangwa se abantu bayikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi ni miliyari 2.53. miliyari 2.53. Urundi rubuga rukomeye cyane nurwo bita Instagram. Instagram ifite miliyari 2 zuzuye bari active, babanje bahora online every single day. Then WhatsApp ni ikurikiyeho. WhatsApp ifite abantu nabo miliyari 2, ndetse TikTok ikurikiyeho na miliyari 1.69. Alright, noneho iyo bita ngiye bayita ngo kira, ntabwo ndi kwasoma neza n'ibindi hariho neza Telegram, Facebook Messenger, hariho Snapchat, hariho n'izindi zitandukanye, ariko niyo twaba turekeye izi ngizi top 5. Reka turebe zino top 5. Tuzino top 5. Top number 1 ni Facebook na miliyari 3.07. ikurikiyeho ni YouTube na miliyari 3.53. ikurikiyeho ni Instagram na miliyari 2, ndetse hagakurikiraho WhatsApp na miliyari 2, ndetse hagakurikiraho TikTok na miliyari 1.69. icyo ni ikigereranyo. Nuvuga ngo aba bantu turi kuvuga ni abantu bahora ku rubuga 100% buri munsi. Alright, katureba population y'isi, sibyo? Population y'isi tumaze kuba abantu bangahe kugira ngo ibi bintu bibahereze mu madetaye, ko ndashaka kubahereza ibintu mu madetaye rwose. Population y'isi tumaze kuba miliyari 8.025. muri 2023 twari miliyari 8. ni ukuvuga ngo mu yandi magambo 1/2 cy'abatuye isi, niba wabyumvise neza, 1/2 cy'abatuye isi bari kuri Facebook kandi bakoresha Facebook buri munsi mu buzima bwabo bwa buri munsi.
aho kugira ngo babure amamega babura ibiryo, aho kugira ngo babure amamega babura ibiryo. Ubwo niba nawe aho kugira ngo ubure amamega babura ibiryo, nyandikira rimwe muri comments, nyandikira rimwe muri comments, aho kugira ngo ubure megabytes niba byarutse ukabura ibiryo, niho kugira ngo ubure megabytes byarutse ukabura ibiryo. Niba ubura megabytes kumva ubuzima burahagaze, nyandikira rimwe muri comments, reka ndebe abantu turi kumwe. Niba ubura megabytes nkanjye ukumva neza n'umwuka guhumeka nawe uri guca amazuru neza, nyandikira rimwe muri comments. Niba ubura connection ubuzima bugahagarara. Aba bantu bahora na megabytes. Yes niko bimeze Samuel. Yego, niba nawe ubura megabytes ukumva ubuzima burahagaze, ukumva bagufunza mu mwuka, nyandikira rimwe muri comments, kuko ngewe uvuze megabytes mba n'ubuhogero ngo bamfunze umwuka. Barumva ndari guhumeka neza. Nawe niba ariko bimeze, ndiko uwo bita Moise iyo avuze megabytes abayumva bamufunze umwuka. Uwo bita Alice Kayitesi iyo avuze megabytes abayumva bamufunze umwuka, gutyo atari guhumeka neza. Uwo bita Akimana Everine iyo yavuze megabytes abayumva bamufunze umwuka. Uwo bita Delphine iyo yavuze megabytes abayumva neza ameze nk'umuntu bafunze umwuka. Uwo bita Ephraim. Bano izi miliyari tuvuze, kimwe cya kabiri cy'abantu batuye isi bari kuri Facebook, na Ephraim arimo, nanjye ndimo, na urahanga urimo. Ubu urukumva neza aho gufunza umwuka gutyo utari guhumeka neza, ku buryo mwakabyaramwe ubu urukumva utameze neza, urukumva hari ikintu kiri kubura. Mu by'ukuri ikintu ndi kukubwira generation turimo, ndi kukubwira isi turi kuganamo, kandi ibingibi bigiye kwiyongera ku rwego ruhambaye cyane. You know what? Kera bajyaga bavuga ngo social media ni ibirangaza, turaza kubyumva neza. Ariko ubu ngubu hari abantu bari kwinjiza amafaranga menshi kandi cyane biciye kuri social media. Reka nze kugira ngo mbikubwire ubyumve neza. Ramazani we twarakoranye cyane rwose. Iyo Ramazani yabaga yabuze megabytes, yabaga ameze nk'umuntu rwose warwaye malaria y'imisaraba 10. Odete ngewe sinzira. Odete we nta n'ugasinzira, uretse no kubura umwuka we aba ameze nk'umuntu wapfuye noneho. Nta n'ugasinzira, aba yarwaye ibitotsi, aba yarwaye insomnia. Ariko mwakabyaranye. Reka mbaze bikwumvise neza impamvu ugomba kubaka ino business, impamvu social media ifite uruhare rukomeye cyane mu kuba watera imbere muri kino kinyejana turimo, atari no business yonyine, ahubwo business zo mu buzima busanzwe. Ejo bundi nigeze gusura umufamili ukorera hara muri Shike. Acuruza imyenda. Yarambwiye ngo ubundi umuntu uri gucuruza hara muri Shike n'umuntu uri gupostinga kuri stati, n'umuntu uri kwamamaza biciye kuri TikTok, n'umuntu uri kwamamaza biciye kuri WhatsApp, n'umuntu uri kwamamaza biciye kuri Facebook, n'umuntu uri kuboostinga, ni uri gucuruza muri Shike. Shike ni isoko rikomeye cyane hano muri Kigali, riri hara downtown. Ni isoko ry'abakire, ntabwo bapfa kugurira muri Shike, ntabwo ari isoko ry'umujyi wa Kigali. Oya, ni isoko riri prive. Umuntu uri gucuruza rero mwiyo Shike, ndakurahiye, ni umuntu uri kuri social media. Umuntu utari gushobora kujya kuri social media, wapi biri kumucanga akafunga neza agataha akagenda. Alright, anga rero kugira ngo byumve neza nuko nshuti yanjye nawe uri muri no business, kugira ngo baguhembe bica kuri social media. My God, DTC yacu iri kuri social media. Ariko mwakabyaranye, kugira ngo system yaguhembe bigusaba kubukorana na Equity Bank ndetse na Ecobank, ufite username, ufite na password. Mbese mu yandi magambo, niba uri kubyumva neza, ikintu waguze social media platform yitwa DTC. Ariko kana turi kukumva cyane. Nawe ko waraje muri no company, waraje muri no business, you buy a platform. Umuntu watanze, buri wese nanyandikire amafaranga yatanze kugira ngo agire no platform yitwa DTC. Buri wese nanyandikire igishoro afite muri no business. Buri wese nanyandikire igishoro afite muri no business. Nakinyandikire muri chat box kugira ngo mbikumvise neza. Nuko nawe watangiye no business, you buy a platform. Nyandikira igishoro watangiranye muri no business.
cyangwa se igishoro ufite mu no business. Nyewe ufite imigabane 15. Ese wowe ufite imigabane ingahe? Imigabane 15 cyo gihe yaguraga miliyoni 3 ngahera. Ibi 428 gukuba 15. Mwese nanyandikire muri chat box igishoro afite muri no business. Igishoro afite muri no business. Imigabane 15 Semo miliyoni 3,420. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu mfite iduka ririmo miliyoni 3 zirenga na 420. Icyo ni igishoro cy'ifatizo ngo tubaza amafaranga ya timu yawe sinzi none uko wabibara nawe nyandikira. Okay, niba ufite ndi kubona Moise afitemo igishoro cya miliyoni 4,500. You buy a platform. Nshuti yanjye ndagira ngo ubwira ko ufite igishoro kirenze wa muntu uguca intege akubwira kuri umutubuzi afite boutique. Waguze icyo bita platform, social media platform. Samira afitemo miliyoni 4,200. Umuvandimwe witwa Abubakar afitemo miliyoni 2,508. A1. You buy a platform. Ikintu rero cyangwa kukumvisa nashaka kukumvisa ko social media iyoboye isi. Social media iyoboye isi. Mukanya hariya i Rubavu niho mvuka, hari habaye intambara ikomeye cyane ndetse ku mupaka byari bikaze. Abantu babyumvise ko mu mupaka byari bikaze nibanyandikire muri comment box. Ariko you know what? U Rwanda dukunda, u Rwanda rurenze, bateraga ibisasu, bakabisamira mu kirere bakoresha icyo bita social media. Bateraga ibisasu kugira ngo bitagera ku butaka bw'u Rwanda, bagakoresha icyo bita social media bakabisamira mu kirere, bakabitwikira mu kirere. Come on, ngaho nyumvira. Social media iri ahantu hose, imbuga nkoranyambaga ziri ahantu hose. Bakoresha icyo bita network, bakoresha icyo bita tracking device, kandi tracking device ntabwo zakora atari icyo bita network. Alright, iki ngiki rero kino gikira riri kugira ngo mwumvise imbaraga zitwa social media. Imbaraga zitwa social media. Ubu tuvugana mu mujyi wa Goma nta muntu n'umwe uri kuri platform. Kubera iki? Kubera ko they don't have network. Rero nshuti yanjye nashaka kumvisa ko nyabuna niba ushaka kubaka business ikagera ku rwego rukomeye cyane, mbabaririze kumva bino bintu bitatu ngiye kukubwira. Ni ibintu bitatu gusa ngiye kukubwira. Ariko icyambere ni update, nizere ko twese twabyumvise. Nyawo ni byo uri gutekereza byose. Muri kubona ko nanjye natangiye kugura materiel za social media, turi kurebana neza kandi cyane. Ariko muri kubibona ko wagira ngo ni kumanywa. Murimo kubibona izi ni tools zinaguze, nakoze ku mufuka wanjye kugira ngo maximize ikintu cyitwa social media. Alright, naguze tools. Apply ikiyosa cyarakoze cyane kunyira inama yo kugura tools ituma mbonana n'abantu imbona nkubone kuri social media. Thank you so much, my super upline, my mentor. Alright, kadayo muri comment imeze bitera abantu biru bavuko batari gutubwira ukuntu bahagarikaga irabisasu bakoresheje Facebook, bakoresheje WhatsApp, bakoresheje YouTube, bakoresheje what and what. Come on, who are you? Ni wowe urinde wo kwanga gukoresha social media. Kanogere ndebe muri chat box. Ubu ngubu tuvugana ndi gukoresha wifi kugira ngo bavugishe. Nizere ko muri kunyumva kugira ngo ibintu bigende neza. Ni kureba chat niba ziri kungeraho. Alright, indi device yo ntagire kunyereka comment, ariko turigaye. Ngiye kugira ibintu bitatu byonyine, ndaza kuntwara minota mikeya. Ngiye kugira ibintu bitatu, 3 methods, methode 3 zigiye kugufasha. Alright, ndi kubona abagiye banyereka igishoro bafite muri no business. Efrehemu afitemo imigabane 5 yataye ni miliyoni irenga. Muvandimwe afitemo miliyoni 1,142. Imigabane 4 ni Odex. Imigabane 4 bishatse kuvuga ko afite miliyoni irenga muri no business. Ramazani, natwe uturangire izo tools tuzigure. Ndaje nzikurangire apply Ramazani. Urimo kubibona ko ndi kugaragara neza. Muri kubibona ariko cyambegere mu birebe. Hano ndi kugaragara neza kandi cyane. Then reka ndamibwirire rero ikintu cyako
kubabwira bende kugira ngo mbabwire ikintu cyitwa statistics. Nawe ushobora kuhajya kuri Google ukareba icyo bita ukandikamo ngo social media users, barahita babikwereka. Then ahangahe ikintu cya mbere nshaka kukubwira ni iki ngiki. Ndashaka kubanza kuguha remark. Ndashaka kuguha remark ya mbere ni iyi ngiyi, kugira ngo twinjire muri nosi yitwa Generation Z. Ndikubyitiranya na bavandimwe ndikubamamariza. Generation Z no generation turimo yo gukoresha social media kandi cyane. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni iki ngiki. Iki kintu nutakimenya birakugora kandi cyane. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, bya bindi bitatu ntabwo ndabigeraho. Ikintu cya mbere ugomba kumenya iki ngiki. Social media can be a tool to build your business, and it can be a tool to kill your business. Haya. Ibi bintu ugomba kubimenya. Imbuga nkoranyambaga ni igikoresho gikomeye cyane cyakubakira business ukaba multi-millionaire. Ariko nanone imbuga nkoranyambaga ni igikoresho gikomeye cyane wakwifashisha mu gusenya business yawe, mu kuyishyira hasi ukayisenya burundu bien, cyangwa se ukayubaka neza kandi cyane. Iki ngiki rero cyangwa kukubwira, ndashaka kukubwira ko ibi ngibi it's a natural, it's a common to everyone. Mbere yuko tumva bino bintu bitatu, ndashaka ko wumve ko social media yatuma ekipe yawe ijya hasi yose, cyangwa se social media igatuma utera imbere ku rwego rurambaye cyane. Ibi ngibi rero ndacuti yanjye ndashaka kukubwira ko kugira ngo social media uyikoreshe neza uyibyaze umusaruro, nuko ugomba kumenya ko ni kuri buri muntu wese uwo ari we wese no business ino social media birashoboka cyane ko wayubaka ugatera imbere, ariko nanone birashoboka cyane ko yagusenyera ikakurangaza, ikakubera ikirangaza, ikakurangaza. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Icyo nshaka kuvuga ni ukugira ngo ubyumve neza. Ndagira ngo ubyumve neza. Peter Mushimiyimana, our top one in Rwanda, our top leader, Peter Mushimiyimana muramuzi mwese, ntabwo ndamuvugaho, CEO Optimist, yatwigisha ku kijyanye no gukoresha social media. Yaratubwiye ngo kugira ngo social media uyitsinde, uyiwininge, bari abantu ibihumbi kimwe cya kabiri cy'isi kiri kuri Facebook, kimwe cya kabiri cy'isi kiri gukoresha social media ya Facebook. Kugira ngo bawininge ututsinde kuri social media, ugomba kumenya ko social media nawe yakurangaza. Niba uri kuvuga ati ngewe ntabwo yandangaza, ahubwo wowe uri umwe mu bantu igiye gusenyera. Ibi byumve bimenye. Impamvu ugomba kubimenya ni ikintu ugomba gushyira mu mutwe wawe every time you hold your smartphone in your hands. Buri gihe cyose ufashe telefone yawe mu biganza byawe, buri gihe cyose ufite laptop imbere yawe, buri gihe cyose uri kuri social media, mbere y'ikindi cyose ugomba gutekereza, ugomba kumenya ko muri iyo minota ufashe telefone yawe, you either build your business or destroy your business. Ni ibintu bibiri. Mu gihe ufashe telefone yawe mu ntoki, mu gihe uri kuri urubuga wafunguye connection, ibintu ni bibiri ugiye gukora. Ugiye kubaka business yawe n'ubuzima bwawe, cyangwa se ugiye gusenya ubuzima bwawe na business yawe. Ni ibintu bibiri dukora kuri social media, nta kindi kintu dukorayo. Tugiye kubaka ubuzima bwacu cyangwa tugiye kubusenya. Ni ibi ngibi bibiri byonyine. Ni ibi bibiri. Rero iyo utagiye kuvuga ati ngewe bigeneye na social media ndarenze, ahubwo wowe waruhamye. Ku bantu muri tekinike za mbere zo kumenya ko ku bantu bashaka koga badashaka kuzarohama mu kivu cyangwa se mu nyanja cyangwa se ahandi hantu hose, tekinike ya mbere yo kugira ngo utaza kurohama cyangwa se utazarohama ni ukutiyemera. Niyo tekinike ya mbere. Niyo waba uzi koga kajana, tekinike ya mbere ni ukutiyemera. Kuko niwiyemera uzagenda woga abantu muri kumwe bakwihorere woge, nibabona uri kumira nkeri bagire ngo nutumanyere uri gukora ngo uri gutera amapororoge, kumbe you are dying.
iki kintu barakimbwiye igihe nari ndi gutangira kwiga koga. Barambwira ngo tekiniki ya mbere nta muntu ku isi ushobora kurohama, nta ubaho keretse wariwe uyu muntu wenyine wiyemeje. Nawe rero kuri social media birashoboka cyane ko wakuba ku buzima bwawe cyane mu gihe utiyemeje. Igihe cyose mukanya nari ndi kureba amakuru kuri Rubavu, icyo gihe nari ndi kureba amakuru, for sure I was not building my business, I was destroying my business. Amakuru amaziki ariko I watch it. I watch it. Na muri iyo minota nari ndi gusenya business yanjye. Ikintu rero cyantabaye ni iki ngiki kimwe. Navuze ni ese ko maze iminota 20 kuri social media, am I talking to the prospects? Am I prospecting? Am I talking to the clients? Am I presenting? Am I do what? Maze kwibaza icyo kibazo nahise nkupa. Ndangije ndongera ndahamagara, nari ndi guhamagara nyine mbona agatangazo gakoraho. Rero icyo nshaka kukubwira ni iki ngiki, ibintu bitatu ngiye kukubwira. Ndashaka kubanza kuguha rumariki. Igihe cyose ufashe mu ntoki zawe telefone, menya kuri gukurikira business cyangwa se igukubakira business, ibyo bintu bimbaho kenshi. Ni kenshi ujya kuri Facebook ugiye gupostinga, bimbaho cyane. Nabangiye gupostinga neza mbona aka video, noneho muri no minsi akantu kitwa autoririzi bari kuducreate mu buryo bwiza ku buryo ukaraza kugukorora. Ukareba aka video uko batingiye ukareba kamwe akangaka kamwe n'ukuri. Niko ngiye kureba nikarangira n'ukuri ndahita njya gupostinga. Nikarangira n'ukuri ndahita njya guhamagara. Nikarangira ndahita njya gutumira. Wamara kukareba utarakarangiza bakabago kandi noneho kize cyane. Umuntu cyabaye yonanye n'ikire 5 muri comments. Bagikaguhereza kandi kiza cyane kurusha kandi nakuka gakoraho. Ubundi ukavuga ngo waje gukora ino business, ukaza kuri training center uri kwirigureba ku video, uri kwirigura guscrolling. Impamvu nuko abantu bari kuri social media n'abantu bari very serious, bazi icyo mind yacu ikeneye kugira ngo badukurure. Bazi icyo mind yacu ikeneye, nibyo bintu bitatu ndaza kukwigisha. Bazi icyo mind yacu ikeneye kugira ngo badukurure, batwigarurire. Nanjye mukanya bari banguriye rwose, baranjyana, barantemberana rwose iminota 20 ndi kureba ku video k'amakuru iyo muri Kongo. Iyo minota nari gusenya business yanjye yapfuye ubusa uyu munsi. 5 uwo bita niyo nzima turatubidara tureba. Hari abantu guhumeka byanze bitewe nuko ari kaka video kabona bakomediye ariko bati mana yanjye ibintu bisakeje none yo kuri social media. Reka nze niganire n'aba generation ize. Ikintu gisekeje cyane kuri social media, gisekeje abantu bagerageza gushyiraho ubucucu n'ububwa ku buryo uvuga ati reka nze njye kureba yambwa none we ibintu yashyize ati cyakitaba ni igicucu ni kirezi ni kibwa, ashyiraho ibintu by'uburezi by'ububwa atariko. Reka nze njye kureba none ibyo yashyizeho uyu munsi. You know what? Uri kumwita igicucu ni kirezi, ariko ndagira mubwire ko he is making more money. Bano bavandimwe bitwa Ansari, they are making billionaire. Bavandimwe n'umwe mu bavandimwe bamaze gutera imbere, bavandimwe ba Papa Sava, they are billionaire, n'aba millionaire mu madolari kandi. Man, did you know that? Ukabona yambaye inchabari ari kuvuga ububwa, ariko man ari kuri social media, he is building his empire. Ariko none akayifashisha mu gutuma nsenye byanjye. Ntabwo ari unsenyera, no, ntabwo ari unsenyera. Maombi yasetse cyane Pascal. Birashoboka cyane ko nawe uri umwe mu bantu turatu video dukurura. Rero umuvandimwe witwa RJ Peter yaratubwiye ngo ntacyo bitwaye kujya kuri social media, ariko buri gihe uri kuri social media jya wibaza mu mutwe wawe ngo ese ndi kuvugana ndi gukora iki? Ko maze iminota 5 ndi kuri social media, ndi gukora iki? Ko maze iminota 5 ndi kuri social media, ndi kuvugana n'umukiriya cyangwa se ndi kuvugana n'umuprospect cyangwa se ndi kwiga ukuntu nakora business neza. Kuri YouTube ntabwo mubuje kujyaho, ariko se uri gukora iki muri iyo minota? Kuri YouTube uri kuri iyo minota uri gukora iki?
kuri WhatsApp ntacyo bitwaye gusuhuza abashuti bawe, ntacyo bitwaye kureba stati, ariko usuri gukora iki muri izo stati? Izo stati uri kuzireba ugakomantinga ku bakiriya, izo stati uri kuzireba mu kubaka ubushuti, izo stati uri kuzireba for what? Icyo kintu uzajya ukibaza kizajya gituma muri cya gihe bakujabuye, bagufashe, bagutwariye umutima, kakugarura ako kantu. Impamvu ndi kubikubwira nuko nanjye bimbaho mu kanya ushobora gusanga ndagiye nino training ugasanga ngiye kureba akavideo nacumbitse, ariko bana yanjye impamvu iki kintu ngitsinzeho niko kino kintu inshuti zacu dore n'ubu ngubu ngandebera ngizi video zirakurura mana yanjye, ndi kubarangaza kandi no kuba na training yego, ariko ndi gukwereka kugira ngo ubyumve neza. Abantu bari kuri social media, they are serious businessman. Bajya kuri social media bari kwa uploadinga video turaza kureba gusa. Umuvandimwe ukina comedy hano mu Rwanda yaratubwiye ngo kuva yavuka ntago arareba comedy, kandi akina comedy. Kubera iki? Abari busy ari gushaka kandi ga comedy yashyiraho, abari busy ari kwa uploadinga video turaza kureba, abari busy ari gushyiraho ibintu bishyashya biradukurura akinjiza amafaranga kandi menshi cyane. Hari undi muhanzi kubera ko nize mu kigo cy'abahanzi yaratubwiye ngo nta wundi muhanzi azi, nta n'indirimbo ajya yumva. Yaba ari kumva indirimbo zo kumara iki, we akora indirimbo abantu bakazumva. Nta wundi muhanzi azi. Umuhanzi azi niwe ku giti cye, nta wundi azi. Abandi azi nawe yigiraho. Iki kintu rero nshuti yanjye twese tucyumve kimwe, ntabwo bigendera ku maranka. Ushobora kuba uri global ambassador, uri millionaire circle member, uri serious muri business, ariko social media ikabasha kuba yagutwara umutima, bene noneho yagutwara umutima ikagutwara n'amafaranga ikakwicira business. Okay, reka twigendere rero muri za metode eshatu. Metode eshatu ni izigize. Metode ya mbere nicyo bita grow, metode ya kabiri nicyo ni give, metode ya gatatu niyo bita get. Ngiye kubaganiza kuri ibi bintu bitatu gusa byonyine. Nyandikira muri comment rimwe wandikemo grow, kabiri unyandikiremo give, gatatu unyandikiremo get. Ibi bintu bitatu nibyo tugiye kuganiraho gusa. Burangiye kubaganiza ukuntu noneho tugiye kubyaza umusaruro social media, aho kugira ngo twitubyaze umusaruro. Are you very excited? Ni nyandikira muri comment ngo wandike rimwe, wandike grow, wandike kabiri, wandike give, wandike gatatu, wandike get. Nyandikira muri comment ngo grow, give, get. Grow, give, get. Nitwarangiza kuganira kuri bino bitatu nahita nsoza. Grow, give, get. Grow, give, get. Grow, give, get. Hano hari abavandimwe basetse bana yanjye. Thank you so much Mr. Samuel Akwiremeye yabyanditse grow, give, get. Wo bita Abubakar grow, give, get. Binyandikire muri comment grow, give, get. Nibyo tugiye kuganira gusa. Grow, give, get. Grow, give, get. Ndi kuvuga ni cya cyongereza cyo kiriya hirya mu cyaro. Grow, give, get. Ariko mwakabyarana. Hari n'icyongereza cy'ikinyarwanda kibaho. Grow, give, get. Ariko alright. Ariko reka twiganire kuri ibi bintu bitatu. Grow, give, get. Grow, give, get. Mana yanjye umufatanye ko wawe utari kumva ino video, uzayimuhe azongera yumve arebe ino video kugira ngo ibyaze umusaruro. Then what you are going to grow, nicyo kintu cyambere tugiye kuganira. What you are going to grow? You are going to grow your account. You are going to grow your account. You are going to grow your account. Muri za top 5. Ikintu musaba ni iki ngiki. Selectingamo one platform. Twavuze Facebook, tuvuga YouTube, tuvuga WhatsApp, tuvuga TikTok, tuvuga na Instagram. Izindi zo zirakurikira, ariko izo nizo zifite abantu benshi cyane hano ku isi.
selectingamo account imwe growing. Which account you can grow? You can grow your Facebook or TikTok. Niba ushaka kubaka ino business, you can grow to both Facebook or TikTok. Ariko imwe urahitamo muri zo ngizo mvuzi, wongereho WhatsApp. WhatsApp yo turayihorana, WhatsApp yabaye ubuzima busanzwe. Nongo platform ya mbere banze. Platform ya mbere banze ni WhatsApp. Grow your WhatsApp. Sibyo? Ntabwo ndababwira kubigendanye na WhatsApp gusa, ahubwo ndavuga in general how you can grow your accounts. Ariko icyo ndavugaho cyambere ni WhatsApp. Grow your WhatsApp. Muri rusange ndaza kuvuga kuri byinshi, ariko ikintu cyambere nakubwira, grow your WhatsApp. How you can grow your WhatsApp? Ni ureba gucekinga you postinze ni bangahe bakurikirana kuri stat yawe, ni bangahe? Nubona ari bakeya, you have to grow your WhatsApp. You have to grow your WhatsApp. You have to grow your WhatsApp. Buri wese nanyandikire contact afite muri telefone ye. Buri wese nanyandikire contact afite muri telefone ye. Ni utazizi we wihanganye. Njyangaha mfite contact. Mfite contact 12,000, mfite abantu mfite nimero ni 12,897. Nizo nimero mfite ziri kuri telefone yanjye. Ese wowe ufite nimero zingahe muri telefone yawe? Ese wowe ufite nimero zingahe muri telefone yawe? Njye mfite nimero 12,000. Mfite nimero 12,000 n'abantu 897. Nizo nimero mfite. Kubera iki? Kubera ko mukarengeye kubabwira ibintu tugiye kuzadushyira kuri stati, ariko se ni bangahe barabireba kandi utarayigorowinze. Grow it 12,000 over 12k. 12,000. Nyandikira muri comment contact ufite muri telefone yawe. Akenshi tuba turi kuvuga ngo na postinze produit ntabwo nabonye abakiriya, nta bantu ufite. Grow your social media, grow your account, grow your Facebook account, grow your TikTok account. Niba uyifite, grow your WhatsApp account. Reka turebe ko mutari kwandika muri comment mwa. Njyewe mfite 12,000 birenga. Wowe ufite abantu bangahe muri telefone yawe? Natangiye no business mfite telefone ya matushe, kandi simukadi ntabwo yari yuzuye. Mu yandi magambo, ntabwo nari mfite abantu 250 kuri telefone yanjye. Grow your accounts. Grow your accounts. Sangere nawe ufite 12,000. Thank you so much Apply Kiyosachi. Ese wowe ufite abantu bangahe? Nyandikira muri comments. Ese ufite abantu bangahe? Nushaka ubuvuye ubanze urebe wongera ugaruke. Ufite abantu bangahe? Ufite mindsets afite abantu 12 kuzamura. Afite abantu 12 kuzamura. Nari mbisomye nawe. Uyu muvandimwe we afite kuri email abantu 12,000. From email ni 12,000 kuri contact afite abantu 9,000. No bita Abubakar. Nureba neza umuntu wari wese uri kwandika abantu 10,000 kuzamura, uyu muntu aracuruza kandi cyane. Uyu muntu hari ukuntu bigenda neza muri no business. Okay. Abana rero bashaka kwibanda cyane, ahubwo de kukubwira ngo grow your account. Hitamo platform yunganira WhatsApp imwe. Uyishyiraho 80%. Uyifocusingeho 80%. Platform imwe yunganira WhatsApp, uyifocusingeho 80%. Fata platform imwe uyifocusingeho 80%. Niba wisemo WhatsApp na Facebook uyifocusingeho 80%. Kuko abukura kuri Facebook uhitibashyira kuri WhatsApp. Twemeze. Focusinga kuri platform imwe. You can grow your account, Facebook account or TikTok account. Niyo makonti ushobora kugrowinga muri business. So how you can grow them? Ni gute ushobora kugrowinga account yawe? Icyambere, reels. Nyandikira muri comment ngo reel. Ni utazi reel icyari cyo urabana ukimenye. Turi muri generation ya Z. Reel. Nyandikira muri comment ngo reel. Ukuntu wa develop account yawe either Facebook cyangwa TikTok, you can develop your account via reel. Zari ziba ziri
bazita ririzi muri cya kinyarwanda cyacu cya kinyarwanda cyacu cyaki icyongereza cyacu cyo mu Rwanda bazita ririzi ririzi kabivuge muri cyongereza ni base ngo murabyumva reels koresha icyongereza cy'abanyamerika ntabwo muri bucyumva kanze nkoresha icyongereza cy'abanyarwanda ririzi ririzi cyongereza cyahariya hirya mu bugoyi ririzi twatundi uri kureba kuri Facebook kanze ndebe kuri Facebook ariko mbereke ririzi byari byo kugira ngo tubyiye turi no kubireba Facebook ririzi kanze bibereke kanze mindere kamera muraza kwihangana ngiye guhindura kamera kugira ngo turebe reels zarizo ndaza kuzibereka ngaha hano nizere ko turi kureba hano ni account ya Facebook sibyo nuzamuka gutya kwa godota turi guscrollinga aya ma video uri kubona nicyo bita reels sibyo aha ngaha gutya aya ngaha nizo bita reels izi ngizi aya kansubira inyuma gatoya izi ngizi nizo bita reels azino video ziba zitambitse sibyo zazindi ukoraho ukabona ziri kugushuka mukanya kongera ugakora ko kandi dore na video yanjye rahange ngahe no training turi gufata urimo kuyibona yego izi video zazindi ziba ari tugufi uburi kubona kari kugenda kamuvinga kongera kagahagarara this is reels izi ngizi this is reels izi ngizi nizo reels yego rero ushobora kuba wavu growing account yawe biciye hano kuri reels siko imeze dore muze kwa tutatu reels dore ngaha suri kuyabona se ubwo hano nabangiye kureba reels zazindi zigenda ziza ziturangaza zimeze nka TikTok si muri kuzibona zazidunga ngaho ndebera dore Eric Wall nawe aba yageze kuri reels ntabwo muri kumubona se Eric Wall dore nguye kuri reels sibyo tumwumve se ngo our goals is to educate ibyo ndimo akakanya nk'aba network our job is to educate nibyo ndimo akakanya rero ushobora kuba wa developer icyo bita platform yawe account yawe ya Facebook biciye kuri reels how reels ziba kuri Facebook ndetse na TikTok hanyuma ushobora kuzajya postinga utu video dutoya short videos kuri Facebook cyangwa TikTok that's our reels ukagenda uzamura icyo bita account yawe then ubundi buryo bwa kabiri ushobora kuzajya ujya live nk'uko ndi live ukajya kuri Facebook live bituma Facebook yawe growing nk'ubu umuntu ufite Facebook yanjye uri kureba kuri profile yanjye ari kubona ko ndi kuvuga ari kubona ko mfite training kuri background murimo kubibona hano inyuma kuri account yanjye ndi live ibi ngibi bituma abantu ngira abantu bankurikirana cyane si muri kubibona yugiye live rero bituma account ya growing jya live ukora video marketing ni ikintu gikomeye cyane muri no generation ya 10 kanga ya Z tinyuka kamera yawe inshuti yanjye tinyuka kamera ni yawe warayiguze imbere yayo yitinyuka uyivuge kubera ko nukomeza kugira isoni inshuti zanjye sirwa n'isoni rugo ikure mu bwoba ujye imbere ya kamera uyirebe ufesinga abantu ubabwire ndaza kubabwira icyo turababwira yego jya imbere ya kamera yawe uvuge video marketing kubera iki kubera ko usanga nko muri no minsi turimo ejo bundi babitubwiye video marketing apply kinga ari kwidusharingaho usanga muri no minsi umuntu umuziranye kandi mutarahura ubu ngubu nsabe ndamuzi nzi n'igihe afite n'ahangaha nibo bafite ahangaha byose ndabizi kubera iki akoresha icyo bita video papa sava turabazi aho bita abantu ibaze n'abatekereza abantu bose uzi kandi mutarahura visa izo nizo mbaraga zitwa video marketing rero kora video ya live biragenda bikongera account ubundi buryo nicyo bita gupostinga developer account yawe biciye mu gupostinga developer account yawe ufata video yawe personal videos uyishyire kuri stati yawe abantu bakubone kubera icyo uri kwihisha abantu bakubone
then fata ka video gatoya uri kuvuga product, fata ka video gatoya uri ku marketinga presentation. Ibyo bintu biratuma abantu bakomeza kukurikirana kandi cyane. Aha rero bari kutubwira ngo muri cya gihe uri gushaka kuzamura account yawe cyangwa se uri kuyidevelopa, select a target market. Select a target market. Selecting a target market. Select a target market. Uvuga ngo ngiye kuri platform yanjye yingi ya Facebook, nzajya nshishaho ibiganiro byerekeza kuri ibi ngibi gusa. Byerekeza kuri ibi ngibi gusa. Niba ari TikTok ufite uri kuya upgradinga, vuga ngo nzajya nshishaho ibiganiro byerekeye ngibi gusa. Nshuti yanjye mukanya no postinga product, mukanya bamara gupostinga product, bakabona postinga inkweto, bakabona mukanya postinga amaradiyo, bakabona mukanya postinga ibibanza, ucanga abantu bacanze. Uri kubacanga kubera iki? Abantu bajya kuri social media bakeneye kureba ngo ese uyu muntu yapostinze kugira ngo adufashe iki, adufashe iki. Rero utaza abantu uri gufasha icyari cyo sije ngo uyifokasingeho, abona abantu bahita babona ko utaje kubafasha kuko ubakeneyeho ubufasha. Wa muntu ukreya wenda account runaka ya Facebook agapfa gushyiraho ibintu abonye, uri gucanga market. Bari kubona ko abantu bari kubona ko bakeneye. Nushyiraho TikTok yawe ukabona uri gushyiraho ibintu bivangavanze, uri gucanga abantu. Selectinga icyo bita target market. Target market yacu ni iyihe? Target market yacu niyo gufasha abantu kugira ngo bigire muri business. Okay, reka twikomereze rero. Ariko target market nawe yiselecting uvuge ngo ngiye kuzajya kuri Messenger, ngiye kuzajya kuri Facebook, ngiye kuzajya muri aka video, ndi gutargetinga abantu bameze gutya. Target market. Alright, reka twihutishe. Then anga rero bari kutubwira muri cya kintu kigendeye no kuba no kugrowinga muri za reels uri gukora, muri za Facebook live uri gukora, mu post uri gukora yose. Nshuti yanjye ikintu utagomba kwibagirwa ni ibi bintu bibiri, messages zigomba kuba zirimo. Nyandikira muri comment ngo funny. Kubera ko ushaka kubaka account yawe, ushaka ko abantu gukurikirana cyane, ushaka ko abantu bakomeza kureba stat yawe kuri WhatsApp, ushaka ko abantu bakomeza kugukurikirana cyane kuri Facebook. Dore ni ibintu bibiri bikurura abantu, ni ibi ngibi bibiri. Ibi ngibi two things. Kintu cya mbere nyandikira ngo funny. Funny. Abantu bakururwa n'ikintu cyitwa funny, cyangwa se ibintu bishimishije, ibintu biri fun, ibintu biri funny. Are you excited? Nyandikira muri comment ngo funny. Kandi abantu bari kwandika comments, ubundi ndebe niba turi kugira kujana. Comment ni urebera abantu ko muri kujana. Nyandikira muri comment ngo funny. Ndabona mburi iminota mike ariko nta kibazo ndaza kubibabwira message zose. Nyandikira muri comment ngo funny. Nyandikira muri comment ngo funny. Nyandikira muri comment ngo funny. Numara kwandika muri comment ngo funny cyangwa se ibintu bishimishije, wongere wandikemo ngo relate. Nyandikira muri comment ngo funny, relate. Funny icyakabiri wandike ngo relate. Ibyo bintu bikurura abantu. Hano ko ndakiri kubibonara, kuno uri kubona comment zanyu. Tacyari kumwe cyari kumwe cyane. Kandi niba nawe tukiri kumwe. Ndebe nawe tukiri kumwe. Alright, funny and relate. Okay. Kero ku message ziri kuza ari nyinshi rero biri kungora kubona comment, reka nze nikomereze nizere ko message ziri kuyumva turi kugendana. Alright, hanyuma rero ikintu cyakubwira nuko ugerageza nyabuna nukabe umuntu w'umurakare. Niba ari nk'akantu wenda uri kubona kasana gasekeje ariko katari kakandi kari kugutakariza posture, yego ushobora kugashyiraho abantu bakagufrawinga, cyangwa se ugashyiraho icyo bita relates, ugashyiraho ibintu bituma wisanisha n'abandi bantu. Ndaje kubibabwira. Ikindi cya kabiri tugera kuri give rero
account yawe wamaze kuyigrowinga, mubwiye ibintu byagufasha kugira ngo bigrowinge, harimo kujya kuri live, harimo gupostinga, harimo kujya kuri reels. Noneho tugiye kureba ngo ese none ugiye gutanga ibiki. You give a value. You give a value. How you can give a value? Muri bya bindi turi gupostinga, tujya gupostinga ikintu ibintu bivuga kuri value. You give a value, you give a tips, you give a reasons, you give a stories. Nivyo bintu dutanga. Ushobora kuba uri gupostinga, muri bya bintu uri gupostinga, muri za video uri gupostinga, muri ya live uri gukora, ushobora kuba uri gutanga isomo cyangwa se uri gutanga inkuru cyangwa se uri gutanga tips. Tips ni ukuntu ukora ibintu, isomo runaka, cyangwa se uri gutanga ibintu abantu bakwifashisha tips, cyangwa se uri kugira gute uri kubabwira inkuru. Alright, anga muri cyagiye uri gupostinga rero, postinga ibintu bitatu byagufasha kugira ngo ubeho neza. Postinga ibintu bitatu 3 tips, ibintu bitatu bikomeye cyane byagufasha kumererwa neza muri ubuzima turimo. Ibintu bitatu byagufasha kumererwa neza wanyweye product yitwa Live in Coffee. Ibintu bitatu byagufasha kumererwa neza wakoresheje C24/7. Ibintu bitatu byagufasha kumererwa neza waramutse ukoranye natwe. Ibintu bitatu byagufasha kumererwa neza ni tips 3. Alright, cyangwa se amasomo atatu wize ukimara kugera muri no business yacu. Amasomo atatu wize ukimara gukoresha C24/7 yacu. Amasomo atatu wize ukimara kujoininga company yacu ya team yacu. Amasomo atatu ushobora kuba gukora amasomo atatu uri gusharinga abantu amasomo wize muri experience wagize. Alright, amasomo atatu nize mu bigendanye no gufata umubiri neza nyuma yo gukoresha Bane Coffee. Amasomo atatu nize mu bigendanye no gufata ubuzima bwanjye neza. Posting amasomo atatu wize, cyangwa se uposting story, inkuru iracuruza kandi cyane. Uravuga ngo inkuru ikomeye cyane y'ibintu byambayeho nyimara kwinjira muri no company. Inkuru ikomeye cyane y'ibintu byambayeho nyimara gukoresha C24/7. Inkuru ikomeye cyane, the posting testimonies, ubwo n'ubuhamya, témoignage ni inkuru y'ukuntu byagenze. Posting ubuhamya bw'abantu batangiye no business before and after bikagenda neza. Posting ubuhamya. Alright, kwihutishije ku cya gatatu, get. Cya gatatu nicyo bita get. Rero ibyo bintu byose uri kubikora for what? For get paid. Get paid. Aha rero ku cya gatatu cyitwa get paid, batubwira ko ino somo narikuye ku mugabo witwa Fraser Broker, umugabo ukomeye cyane muzamu following, ni umumenta wanjye ku bigendanye na social media. Yaravuze ngo dupostinga ku kintu kigendanye na get gusa. Ugasanga uri gupostinga ngo niba ushaka ngo business yaguteza imbere ngo nyandikira. Ibyo nyine nibyo postinga. Oya, ntugapostinge get yonyine. Ugasanga uri kuvuga ngo dore ngo ukuntu wagabanya ibiro, kandi abantu bari kugukurikirana ntabwo wagrowinze account yawe, nta n'ikintu uri gutanga aho ngaho ntacyo. Ahubwo uri kuvuga ngo get a business that can grow your income. Ngo dore uburyo bwakwinjiza amafaranga menshi cyane, ngo dore ukuntu ngo watera imbere, which is very good. Ariko ngo dukunda gupostinga kuri get gusa. Oya, muri iki kigendanye na get, muri cyagiye turi gupostinga get, yatubujije kongera gupostinga tuvuga ngo ikintu cyitwa product. Don't use the product because the product leads to the money. Ngo uri gupostinga uri kuvuga ngo product, abantu batangira guhita bumva ko ugiye kubakuramo amafaranga kubera ko product leads to the money. Ahubwo posting uri gukoresha ijambo ryitwa system. Dore uburyo unakoresheje ntakaza ibiro, uburyo wakoresha ugatakaza ibiro. Nabyo kuvuga ngo dore guri no produit uratakaza ibiro. Oya, uburyo wakoresha ugatakaza ibiro, uburyo kandi akayakoresha ugatakaza ibiro. Amasomo nize mu gutakaza ibiro. Ibintu bitakoresha ikintu cyitwa get, ariko uri gukoresha icyo bita uburyo, system, uko wabigenje. System iri gufasha umuntu kuba yatera imbere.
apana kampani, apana umushinga, oya systeme. Ntabwo ari kampani, no, ni systeme yitwa Igiplan. Hari systeme nshasha, apana kampani nshasha. Ngo hari kampani kwagura ibikorwa byawe muri ako gace, oya, hari systeme. Koresha ijambo ryitwa systeme kubera ko system leads to the success. Alright, reka twikomereze. Then, hano rero tugana ku musozo, nyandikira muri comment ngo bonus ubundi nsoze. Nyandikira muri comment ngo bonus ubundi nsoze. Ino turengera nziza kandi cyane. Nyandikira muri comment ngo bonus ubundi nsoze. Reka nze ndebe niba ndongera kubona comment. Ko ndi gukurikirana comment, nibwo menya ko turi kujana. Niko menya ko turi kujana. Reka dusoze. Reka dusoze. Bonus nshaka kubahereza ningi ya nyuma. Ako kugira ngo ndebe ko comment angazi kuza kugira ngo tugane ku musozo. Nyandikira muri comment ngo bonus tugana ku musozo. Wari kampani kwa kuri kwa bya wino broko gachi oya. Ndi kwiyumva. Nyandikira muri comment ngo bonus ubundi baheze bonus tugende dukoresha social media koko kaje. Niba isiri gukoresha ndi kubona tari kunyemerera kureba comment. Ndi kubona comment imwe izindi ntabwo ndi kuzibona neza. Ariko reka twikomereze tugire kuri bonus. Cyingenzi nuko ndi kubona muri kumwikirana 5 kuri 5 ko ndi kubabona live hariya. Okay. Hano bari kutubwira ngo people value your perspective because they can relate. Comment nibwo ziraje comment zaje. Hari akantu kari kumagarika ndi gukoresha device ebyiri kandi ndi gukoresha account imwe. Hano ndi kubona wowe bita Odette nje byose nabyicaga we. Odette yabyicaga byose. Akimana Everine bonus yabyanditse. Bonus Efrema yabyanditse. No comment ziraje, which is very good, which is amazing. Ndabikunze cyane kunyere ngo turi kujana. Hano bari kubwira ngo people value your perspective because they can relate. Ngubundi ngabantu ngo bahereza agaciro ngo ibintu ukuri kubyumva kubera ko bashobora kwisanisha nawe. They feel the same way you feel right now. They felt the same way. That's why fact tells but the story says. Impamvu inkuru zicuruza cyane nuko mu nkuru abarimo kwisanisha. Yego mu buhamya harimo kwisanisha. Niyo mpamvu closing ari ikintu gikomeye cyane. Kwisanisha story. Then reka twikomereze. Hano rero bari kutubwira ngo mu gihe ugiye postinga byihura mu gihe ugiye gukoresha social media, koresha give, grow, give, get muri buno buryo. Gupostinga byihura gace gashoboka inshuro 6 mu cyumweru. Kuri give, get, kuri grow, give, get byihura inshuro 6. Kuri grow kugira ngo growing account yawe dupostinga inshuro 3. Ibyo bintu byo bikoraho 3. Wenda ushobora gukoresha reels 3 mu cyumweru cyangwa se ugakoresha ushobora gukoresha reels 3 ushobora gukoresha reels 3 ku munsi cyangwa se live 3 ku munsi cyangwa se post 3 ku munsi. Yego sike imeze. Noneho kuri give kuri bya bindi twabonye bigendanye n'ibintu uri gusharinga. Yego ukabikoresha 2 ku munsi. Ushobora gupostinga 2 ku munsi cyangwa se 2 mu cyumweru ntacyo bitwaye. Noneho kuri get postinga rimwe once a week. Nubango hano bishatse kuvuga ngo niba wagrowing account yawe muri minsi ndi growinga WhatsApp na Facebook, ndaza kubabwira ukuntu ndi kubigrowinga. Niba uri kugrowinga abantu ko bagufollowinga bishatse kuvuga ko ibyo uraza kubahereza baraza kubibona, ndetse muri bya bintu uraza kubahereza n'udiramu kupostinze mo kubarekomanda business yacu barabyishimira kandi cyane. Rero itakugeneye no kugrowinga account zawe, ibyo postinga aho abaryo bikurikira, ndetse gupostinga uburyo uri kurekomanda abandi bantu business cyangwa se product bibe ari byo bikeye. Alex
excited. Nizere ko turi excited. Hano rero reka ndababwira umwe mu buryo nifashishije kugira ngo growing ngere ku 10,000 bya contact. Uburyo bwa mbere nifashishije nukuba nagenda muri Facebook yanjye nkasiba amafoto yose mabi asa nabi nkayasiba. Ikindi nakoze ni iki, naragiye muri studio nifotoza agafoto keza kandi cyane, maze kukifotoza nkagira profile. Yego, maze kugagira profile, ikintu ugomba kumenya ibanga rikomeye cyane kuri Facebook nuko abantu bakururwa n'umuntu umaze usa neza kuri profile. Maze kugashyira kuri profile yanjye ndiho njyenyine, tugashyira kuri profile ifoto uri kumwe n'abandi, oya ni yawe wenyine, wenda muri background inyuma washyiraho abandi what simbizi, ariko kuri profile yawe ugishyira ifoto yawe wenyine, tugashyira kuri profile yawe uri kumwe na plan. No, ntabwo byemewe. Gerashyiraho profile yawe. Nuko nkuko nabigenje, jya muri studio biramvuna, 1000 cyanjye baragitwara ndifotoza, ariko icyo 1000 cyambyara amafaranga menshi cyane, none nshyiraho profile yanjye. Za profile tuba tugenda muri profile, muri za profile kadembibeni. Za profile wawe ndugenda wuzuza imyirondoro yawe, genda ushyiramo ibintu biri reyeri. Ntukavuge ngo wiga muri Harvard, ngo wiga muri Harvard, utuye Musanze, ariko ngo mukorera muri Makerere University. Ocha poshyiraho ibintu biri reyeri, sibyo? Twemeze akabacyanye nayigize professional ibintu ntabwo ngiye kubibigisha, tuzabyiga ikindi gihe. Okay, ariko reka tugende muri info zanjye cyangwa se muri personal informations. Okay, muri personal informations. Profile. Nubireba neza muri profile, niba muri kubireba, nashyizeho ko ntuye Kigali mu Rwanda. Yego, ntabwo nashyizeho ko ntuye muri Amerika kandi ntatuye, nitukabeshye. Cyangwa contact zanjye nashyizeho ko imyaka nashyizeho dore ngiriya, professional yanjye kwa artist ntacyo bitwaye, twemeze. Ndetse nshyiraho ko nize muri Koredari, twemeze. Shyiraho ibintu biri byanyabyo, kubera ko buno buryo baraza kugufasha kugira ngo abantu bajye bakwizera. Then ikindi kintu nakoze rero ni iki, ikindi kintu nakoze, naragiye naka friend request abantu 5,000 baruzura duhabwa na Facebook, ndabuzuza. Ubu ngubu kubera ko Facebook yanjye account nayigize professional, urokona ko mfite icyo ntabwo ngifite aba friends, mfite icyo bita aba followers. Maze kugira aba followers, kiri gufata followers ya kamera ngiye gufata followers, maze kugira aba followers 5,000 na 200. Aba followers abantu ba follow ni 5,000 na 200. Yego, ibi ngibi tuzabibigisha kugira ngo igire professional account yawe. Ibyo ngibi ntabwo aribyo ndimo, aho ni kubabwira ko nagiye nkora ikintu cyitwa kuzuza. Ese ufite aba friends bangahe? Warujuje 500, warabujuje? Genda ubuzuze, ufungure indi Facebook account ntacyo bitwaye, cyangwa se ufate inkuba abari you growing. Are you excited? Nizere ko turi kugendana kandi cyane. Then ikindi kintu nakoze rero, nagendaga mbandikira bakama nimero, niho nagiye ngira amanimero menshi muri buryo bwa mbere. Ubwo urumva ndi kubaka Facebook ndetse na WhatsApp cyane, kubera ko ndi kubaka nimero yabo, ndaza kubasanga kuri WhatsApp. Then ubundi buryo bwa kabiri rero ndi gukoresha muri minsi mwubaka WhatsApp yanjye, umuntu urukungira muri group ya WhatsApp ye yubukwe yose, iyo group ya WhatsApp yose, abantu bose ni wita saving bose. Birashoboka cyane ko prospecting abantu 1,000 ku munsi, 1,000 people at one day. Abandi kumanuka, abona manutse, nabukuye muri group yitwa y'umuvandimwe yitwa Vare, nanditseho Vare wait, bose ndabasavinga Vare wait. Noneho ndagenda nkabandikira, nkabibwira, namara kubibwira, umbwiye izina rye nkabyeditinga, nkashyiraho izina rye, nkabona nkamukira muri name list. Uyu nguyu dore naramwibwiye, nitwa Zirikana Joseph, mvuka i Rubavu ariko nkorera i Kigali. Nimero yanjye nayikuye muri groupe, nayibonye muri groupe tubanamo, yateguraga ubukwe bwa Valeri. Nishimiye kumenyana namwe, niba ntacyo bitwaye, koresha iyo message. Ukimara gusavinga nimero zose abantu bari mu groupe, niba ari abantu 1,000 tubasavinga bose, ubandikiye izina rimwe gitwa iyo groupe.
noneho uzajya ugenda ubeditinga nyuma uko bakwibwiye amazina unabyandika muri name list. Agakantu nizere ko kumvise uratugira uza amagurupe turimo yose ya saving yose bibwire twemeze. Angahe igihe isambwira ngo okay ntacyo bitwaye yego mwese amazina nayahe ndamubaza amazina ye yitwa Aline Mvuki Rubavu. None se singuye umuntu ndamwungutse mwakabyarana ntabwo ndamushyira muri name list ariko ndaza kumushyira muri name list akakanya. Mfite chat nyinshi cyane twemeze. Then icyo nasorezaho rero nakubwira ngo most people you nabivuze. Icyo nasorezaho nakubwira ngo social media igiye kudubyarira umusaruro. Ubu ngubu murukona ko twafashe n'igihe cyo kwigisha abantu kuri Google Meet dukoresheje Google Meet platforms iri kutubyarira umusaruro kandi cyane. Ejo bundi natumiye abantu 50 ariko baba bake tugiye gushaka uburyo bwo kuya-upgradinga. Ejo natumiye abandi barenga 20 haza abantu 7. Muri abo bantu 7 nabonyemo abantu 3 bari hot baba megavasi. Mana yanjye social media igiye kwibyaraza amafaranga ubundi kahave ngiye gutangira business bushyashya kurekirita bushyashya. Then so yanga rero thank you so much. Nizere ko mwakurikiranye. Niba ino training yakuryoheye nyandikira kano kakuryoheye. So yanga see you there. Ciao ciao.